mugire amahoro ya Kristo. Iki gitondo nifuje kugira ngo tuganire twongere dutekereze. Turashaka guhana ibihamya tukareba koko isaha duhagazemo niba ari ya nyayo. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo mbere uko tugira icyo tuvuga icyo ari cyo cyose tubanze duce bugufi dusenga Imana. Imana Data wa twese, turagushimye kugira neza, tugushimiye kutuzi, tugushimiye kusobanukiwe n'ibihaho bigeze, kandi urararika buri wese kuba maso no gusenga. Turinde uburangare, uduhe guhagarara aho ushaka ko duhagarara. Ubwoko bwawe mu isaha iheruka turasaba Mwuka Wera, turasaba imbaraga yo gushikama, turasaba guhagarara ku byanditswe byera ndetse ibyanditswe byera byonyine. Utwiteho, utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Hari ubwo ushobora kubeshya abantu uyu munsi ukagira ngo birarangiye, nyamara ibyo wabeshye bishobora kugaragara nyuma y'igihe kirekire abantu bose bakibonera ukuri. Umutego w'ikinyoma burya ngo ushibuka nyiracyo akihibereye. Ubwo dusoma mu binyamakuru bitandukanye turareba tukabona inkuru zidasanzwe, ariko inkuru igezweho muri iyi minsi ni ifungwa ry'insengero, aho turi kubona ibinyamakuru byanditse kandi bikava imuzi kuri izi ngingo. Ku kinyamakuru cyitwa Rwanda Broadcasting Agency RBA banditse ingingo igira ngo umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Kayitesi Eusta asanga mu kubaka insengero hakwiye kubaho kugabanya ubucucike, ahubwo ubwo butaka bugakoreshwa ibindi. Ubwinshi bw'insengero buteje akaga kandi ni ikibazo ku batuye isi kuko ntibumva agaciro k'insengero. Ni ikibazo gikomeye. Nanone ubwo narebaga ku kindi kinyamakuru, ni ikinyamakuru ni kuri Twitter y'umuyobozi yanditse ngo ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikikubita hasi bikaza, turabyuka tukajya gukora. Ibi bisobanuye ko amasengesho adashobora kuzana ibyo kurya. Nanone nongeye nsoma amatangazo ari gucicikana n'umuntu wanditse kuri Twitter, arandika ati ndi umupagani ndetse ayo masengero barimo gufunga sinyasengeramo, kandi nta nicyo byagakwiye kumbwira wasenga utasenga. Ariko aho gushyira ingufu hafungwa insengero, mwazishyira mu tubari duciriritse twuzuyemo hano kandi tworora urugomo, uburaya n'ibindi bibi biterwa nabyo. Uyu nawe ni uko yanditse kuri Twitter ye avuga ku kibazo cy'insengero zifungwa. Nanone kuri Al Jazeera haciye inkuru itavuga ibi, ahubwo ivuga ibindi bintu bidasanzwe, ivuga ngo this revolution is a clear message from youth to those who have abused the power not only in Bangladesh but across the world. Your time is over. Iyi nkuru isobanuye ngo iyi myigaragambyo, iyi myivumbagatanyo muri kureba y'urubyiruko ihagurukiye abigwijeho imbaraga, ntabwo ari muri Bangladesh gusa, ahubwo irazenguruka isi yose. Ndagira ngo wibuke ko muri Kenya hamaze imyivumbagatanyo kandi gikomeje, basenya basenyura, yavuyeho yimukira Bugande, basenya basenyura, izengurutse ibihugu byinshi. Inkuru zigezweho uyu munsi ni Nigeria. Kubera iki ibintu nk'ibi biri kugenda byihuta cyane mu isi? Reka nongere ngusomere mu bindi binyamakuru. Umwe yanditse aragira ati, ni umunyamakuru wanditse kuri Twitter, umwe yarandika ati Dr. Eusta wa governance, iyo hari insengero nyinshi kurusha amashuri yumva yazikinga kugira ngo aziringanize n'umubare w'amashuri. Amadini siyo yabujije leta kubaka amashuri ahagije, si yatuma kubaka ibigo by'inzererezi na za gereza byinshi kurusha za kaminuza. Dufite insengero zirusha amashuri bwinshi. Ubwo yasubizaga kuri
poste y'uwitwa Mama Urwa Gasabo TV, aho Mama Urwa Gasabo TV banditse baravuga ngo dufite insengero zirusha amashuri ari muri iki gihugu, ibyumba by'amasengesho byo birafunze, ntabwo amategeko abyemera. Umuyobozi mukuru wa Arobaz Governance Rwanda Dr. Yusta Kayitesi. Ibi ni ibintu biri gucicikana mu binyamakuru. Reka mbabwire ngo hari ubwo ibintu bihinduka abantu ntibamenye ibiri kuba. Ndagira mbereke ibintu bidasanzwe. Undi nawe washubije aho ngaho, ashubije abantu benshi, yanditse kuri Twitter aragira ati ariko ubundi ku Imana ari imwe kandi bakaba basenga Imana imwe, izo nsengero n'iziki? Ikindi Imana ibera hose icyarimwe, basengeye mu ngo zabo ntabwo Imana yabumva. Undi aramusubiza ngo reka tubitega amaso. Hasi undi arandika ngo abakristo bo mu Rwanda umusaruro wabo waragaragaye, cya 1994. Ku cyumweru insengero zari zuzuye, ariko ntibyabujije ko bajyaga gukora amahano bakica abandi. Undi yanditse ngo nibafunga amashyano, n'ubundi abanyarwanda n'abicanyi, abarozi, abashimusi, abasambanyi n'abandi, kandi babikora bavuye muri izo nsengero. Mbega ibintu bikomeye. Ndakubwiye ngo mu binyamakuru izi nkuru zifite hit, izi nkuru zifite imbaraga, nizo nkuru zicicikana. Amakuru yo ku Gihe, ku rubuga rw'Igihe kuri Facebook baranditse ni inkuru imaze iminsi igera muri 3. Intara y'Uburengerazuba yatangaje ko hamaze gufungwa insengero zisaga 1393 zigaragaye ko zitujuje ibisabwa mu bugenzuzi bumaze iminsi bukorwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB n'inzego zibanze. Ibi byose birimo byihuta. Ibi binyamakuru sibyo nari ngambiriye, ahubwo ndagira ngo mbereke ibintu bidasanzwe biri kuba. Reka mbabwire ikintu gikomeye banyamadini. Ibintu ni bibiri: ni mwuzuza ibisabwa, mwuzuza ibyo mwemeye, cyangwa mu kimwe mu binzererezi mw'isi. Reka nibwirira abadivantiste b'umunsi wa karindwi, nta gishya, nta gihishwe, ibintu byose biragaragara. Mu itangazo Yusta Kayitesi, Dr. Yusta Kayitesi yivugiye yavuze ngo twabahaye imyaka 5 guhera 2018. Umwaka ushize yari yuzuye, mwagakwiye kuba mwararangije kwiga. Harya 2017 itariki 30 z'ukwa 10 habaye iki? Ubu Protestant bwamanuye ibendera burirambika hasi. Birangira 2018 ababwiriza bahagaritswe, birangiye mubwiwe ngo mwese amadini azabakora kimwe, dufitanye imikoranire myiza. Reka ntanga ubutumwa mwanze gutanga, reka mvuga ubutumwa mwanze kuvuga, reka tugaragaza ibyanditswe bigaragaza uko ibintu byagombaga kugenda. Nshuti bavandimwe, bayobozi, banyapolitike, bayobozi b'amadini, ndagira ngo iki ni igihe Imana yongeye gukomanga kugira ngo n'uwari usinziriye ahumuke, icyakora uwisinzirije we akomeza asinzire. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Iri somo rirakomeye uriceho akarongo. Muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Kuki hafashwe bamwe ntihafatwe bose? Imigabane yari ibiri mu itorero. Hari abari baremeye kuyoboka inzira ya politike, inzira y'ibiganiro, inzira y'imikoranire, inzira y'imishyikirano. Hari n'itsinda rito ry'intumwa ryari ryaravuze ngo ntituzifatanya. Niyo mpamvu mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa Bibiliya utunze nanjye ntunze handitse amagambo agira ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Herode yari umunyapolitike, Petero yari mu ntumwa za Yesu. Mubyibuke ko igihe Yesu yasohokaga mu rusengero Matayo 23 yasohokanye n'abigishwa be, insengero zo zikomeza gukora ibyazo. Ndabibutsa ko iyi migabane ibiri yagaragajwe neza ku mugaragaro. Nuko muri icyo gihe umwami Herode w'umunyapolitike afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Ndabibutsa ko uyu munsi iri somo riri gusohora. Abasengera mu matsinda, abasengera mu misozi, abasengera mu buvumo, mwamaze kugurishwa kuko mudashobora kuzuza ibisabwa. Abasengera mu nsengero bije bibabwira ngo namwe mwuzuza ibisabwa neza.
murasabwa kuzuza igikombe. Mwahishe ko muri mu mpuzamadini, mwavuze ko nta mikoranire mugira, ko muhagaze kuri handitswe ngo igihe kirageze ngo isi yose imenye ko burya mu birimo. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, abandi bari he? Murongo wa 2, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana, abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Urupfu narwo rurahari bavandimwe. Mu gihe gito abantu bari bukubitwe, abantu baricwa, abantu baratotezwa, abantu baragirirwa nabi, ariko amadini arakomeza yuzuza ibisabwa. Nuko abonye ko anejeje abayuda, gukubitwa kw'abanyamatsinda binezeza abayuda b'iki gihe, gufungwa ko bari gusengera mu misozi binejeje abayuda muri iki gihe. Ngo ubundi mwajyaga he? Ubundi mwiruka mu biki? Yego, ndasoma ngo icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Iri somo uryumvamo iki nshuti muvandimwe? Ndagira ngo mbabwire umurongo tutavuze. Whether you are a politician, whether you are leading the church, uriwe wese, ndagira ngo mbabwire ngo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 aho rihagaze ni kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Mbese kuki tubonye amatorero yigabanyamo ibice bibiri? Niki cyabaye gituma abantu bajya gusengera mu misozi, abandi mu mashyamba, abandi mu buvumo, abandi mu bihanamanga? Ndagira ngo mbibabwire ibyari byo. Ibyo amadini atababwiye, iki ni igihe cyo kugira ngo iyi audio ngufi ibashe kubisobanura. Icyambere, ukwihuza kw'itorero rikifatanya na politike z'ibihugu, rikihuza na leta, ni icyaha gikomeye, kuko ibyo bitangira 2017 tariki 30 z'ukwa 10, ubwo ubuprotestani bwajyagaho Martin Luther yamanitse amatangazo agaragaza ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika. Basubiye icyo gihe amahame barayamanura, baravuga ngo ubu abaprotestani natwe turi bamwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'andi madini yose, dutahiriza umugozi umwe. Muri iki gihe ukwihuza kw'amadini hari harimo icyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Ntabwo bigarukiraho, ahubwo itorero ryagakwiye kuba rifite umurongo nk'uko byagiye bigenda mbere. Politike zagakwiye kuba ziri kuyobora imirongo ya politike, imibereho y'abantu yagakwiye kuba itandukanye n'ibyo bintu. Ndabibutsa ko Imana yashyizeho ingaga 3 ku isi zitajya zivanga. Urugaga rwa mbere, Imana yashyizeho umuryango. Burya umuryango wose ufite imiterere, umuryango ufite imikorere. Imana yifuje kugikorana n'abantu bayo inyuze mu muryango. Igiteye agahinda, abantu bananiye Imana mu muryango biba bibi. Imana ihagurutsa itorero, iravuga iti nibura nitunyuze ibintu mu itorero bizaba bisobanutse. Itorero rigera ku rwego naryo ryijandika mu by'isi. Amadini ashaka inyungu no kugira ngo bigwizeho imitungo, no kugira ngo babibirangirire, no kugira ngo ahubwo abakene bari muri bo bakandamizwe, bityo birangira Imana ivuze ngo n'ubundi mico mbonera ikomeje kwangirika, reka nshyireho politike, ubutegetsi bwa leta. Ubu butegetsi bwashyizweho, niryo somo Pawulo avuga ngo ubutegetsi buva ku Mana, kugira ngo umunyapolitiki uko abona imico yangirika akubite, ateshe, afunge, wakoreshe igitsure, bityo abantu babashe kumva. Ariko igiteye agahinda, n'ubundi abantu ntibumva, abantu barafungwa, abantu baracibwa imanza, ariko imico mbonera igakomeza kwangirika. Izo ngaga uko ari 3 nta na rumwe rwivanga mu rundi. Iyo habayeho ikibazo cyo kwivanga mu rundi, haba habaye ikibazo gikomeye, bituma itorero ritaricikamo ibice, rigatuma bahagaze ku cyitwa umutimanama bawuhagararaho, amaraso arameneka, abantu bagafungwa. Ndabwira abanyapolitike ngo gereza nizitegurwe, imyanya itegurwe, kuko hari abagihagaze ku mudendezo w'umutimanama. Ntabwo wabuza abantu gusenga uko babyumva, ntabwo wabuza abantu gukora ibyo, bemera kubikora kuko iyi saha yanditswe mu buhanuzi, mu gitabo Intambara Ikomeye. Nshuti y'abanyapolitike, nshuti y'abayobozi,
nshuti bavandimwe baturanyi banywanyi, tumaze igihe dutanga igitabo intambara ikomeye cyatangiwe ubuntu mu buryo budasanzwe nk'uko byari byanditswe mu buhanuzi. Iki gitabo ubundi cyadutse kigura 8,500. Imana imanura igiciro cyacyo mu gihe giheruka ngo gitangwe kuri buri muntu wese. Badivantiste umunsi wa karindwi, ndabibutsa kampeyini yo gutanga iki gitabo twagitangiye ubuntu, ariko umwizera yagombaga kukigura amafaranga 1,000. uyu mwanya kiri kugura 2,000, ariko nyamara unagikeneye twakikugezaho. Niba wifuza igitabo intambara ikomeye, ntutindiganye ubitubwire. Cyanditsemo ibiri kuba muri iyi saha. Intambara ikomeye page 216, igika gisoza handitse amagambo avuga ngo ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, mu by'ukuri cyo gukora ni ugutuma itorero ryo ryegera isi. Ukwifatanya kw'itorero na leta ni igitabo intambara ikomeye. Nta mikoranire, nta gufatanya kwagakwiye kubaho. Politike yagakwiye kutwigisha ibya politike, ikatwigisha inzira ya demokarasi, tukabyigira mu masibo, tukabyigira mu midugudu, tukabyigira ku kagari. Ariko abanyapolitike barenze urubibi batagombaga kurenga, bijandika muri politike, bisanga nabo aho batagombaga kwisanga. Bituma itorero rihita ricikamo ibice, hagasigara bavuga ngo turahagarara kuri Bibiliya niyo byadusaba gupfa, turahagarara ku mwuka w'ubuhanuzi niyo byadusaba kumenerwa amaraso. Ndagira ngo mbasomere ibi bintu mu bitabo, nibura ibitabo 6 by'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, kugira ngo mumenye ko abari gusengera mu matsinda atari ubuyobe, mumenye ko ahubwo ari bo bahagaze kuri Bibiliya. Amadini yamaze kwijandika hatagombaga kwijandika. Reka mbibasomera mu bitabo byemewe by'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Ukwifatanya kw'itorero na leta, intambara ikomeye page 216. Ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, mu by'ukuri cyo gukora ni ugutuma itorero ryo ryegera isi. Mu kubeshya bizera tubabwira ko nta kwifatanya guhari, ni imikoranire kugira ngo baduhe uburenganzira tubwirize, ni ukugira ngo twubake, nta bumwe dufitanye. Mukabibeshya bizera. Igihe kirageze ngo mugaragaze ko ubufatanye buhari, mubwirwe ibyo mubwiriza bitaraza kura abantu imitima, mugabanye ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe, muvuga urukundo n'imbabazi, ibindi byose mubirambike mu kabati. Uko kwifatanya mubeshya bizera yuko icyo mugambiriye ari ukugira ngo mubabwirize, ariko iki gihamya kiravuga ngo aho kugira ngo mubabwirize, ahubwo ubutumwa bwabo nibwo bubabwiriza, mugakora ibyo babasabye. Nshuti bakundwa muteze amatwi iyi audio, ndagira ngo mbereke position aho itorero riba rihagaze ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ni igitabo cya Ellen G. White cy'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, kuri page 249. Wumve kuntu byagombaga kugenda. Igika gisoza haranditse ngo, igika kibanziriza gisoza, muri icyo gihe kibi abazakorera Imana bose badatinya bakurikije iby'umutima namubabwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. Kubera ko abantu bindahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, kandi amazina yabo azavugwa nabi. Abakorera Imana bahagaze kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, tugomba kubona propagande ziturutse ku banyamadini zivuga ngo abo bantu ni babi, abo bantu bari mu iterabwoba, abo bantu bari kubwiriza ibyangiza rubanda, abo bantu barangiza umutekano. Iyi nyandiko yabivuze bitaraba kugira ngo nibiba tuzizere. Yohana 16, Yohana 16 haranditse ngo umurongo wa mbere, icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha, bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza
uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Nshuti muvandimwe, icya mbere kiba abari mu matsinda bagomba gucibwa kugira ngo itorero rishaka kwemerwa na leta rigombe rigaragaze yuko ritifatanyije n'abo ngabo atari abacu. Hagomba kubaho campaign ibwira abantu ngo mugaruke mu madini twuzuza ibisabwa badufungurire tubone uko tubwiriza. Nyamara Imana iri kuvuga ngo ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto, niyo watanga ibihamya ko ushaka kuzabwiriza abaperezida ba minisitiri n'aba dogita n'abandi bakihana, icyo gukora birangira itorero ryo ryumvise ubutumwa rukayoboka inzira ya politike. Niyo mpamvu mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste byanditswe bitaraba. Ndakwibutsa ko wanditse iki gitabo yapfuye mu 1915, Ellen G. White. Haranditse ngo muri icyo gihe kiba bazakorera Imana bose badatinya. Kuki dukeneye gukora tudatinya? Kuki dukeneye kubwiriza tudatinya? Ibyo Abadiventiste duhagazemo biranditse. Abamaze gutinya ndiko ntabwo ari abacu. Muri icyo gihe kiba bazakorera Imana bose badatinya, bakurikije umutima namu babwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. Kubera ko abantu bindahemuka ku Mana bazarenganywa, gereza zirafunguye, inkoni zirahari, imigeri irahari, butine zo mu gatuza zirateguwe, ingumi zirateguwe. Ariko Imana nayo iri gutegura ubwoko bwayo buha imbaraga na Mwuka Wera kugira ngo tubashe guhamya ibi, tugaragaza ukugwa gukomeye ko kwifatanya na politiki igihe twagombaga kuba duhagaze aho tudashobora kunyeganyega. Kubera ko abantu bindahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, kandi amazina yabo azavugwa nabi. Nicyo cyanditse. Uko kwizera kwa abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse nuko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azabateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane. Kugira ngo hazabeho gushikama ku kwizera kwahawe abera, bizasaba kwiringira kutanyeganyega n'umugambi ukomeye w'ubutwari. Mbese ibi bintu uko byanditse mu Kinyarwanda bikeneye Icyongereza cyangwa urundi rurimi kugira ngo byumvikane neza? Uko abantu bakomeza gushikama bagasenga, bakaba mu ngo zabo, bagasengera aho isi yamaze kuvuga ko hatemewe, bantu bazasigara babitirira n'ibindi bijyanye n'ibindi by'ibiki kugira ngo barebe ko politike z'isi zabatsinsura. Ndasoma ngo Imana yifuza ku bwoko bwayo bwitegura kaga kegereje. Bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye, bose bagomba guhura n'ako kaga, kandi abeguriye imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Igihe abategetsi b'isi, ndagira ngo uca akarongo hano, iri jambo ryanditse mu Kinyarwanda, umunyarwanda wese abasha kuryumva, umunyarwanda wese ufite Mwuka w'Imana abasha kumenya hakwiye guhagarara. Nshuti bavandimwe, Imana yifuza ku bwoko bwayo bwitegura kaga kegereje bwaba bwiteguye. Ariko ngo igihe abategetsi b'isi b'abanyapolitike bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutima nama, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera by'ukuri. Igihe muzabona amadini nayo ahagurukanye na leta ubu bagiye gufatanya mu nkubiri ivuga ngo aba banyamatsinda b'abayobe nibo bateye ikibazo, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera by'ukuri. Igihe umwijima uzaba wabuditse nibwo umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana. Igihe ibyiringirwa bindi byose bizaba bitsinzwe nibwo hazagaragara ufite kwiringira Yehova kudashira. Kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose bagenza abagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi, Imana izabahozaho ijisho kugira ngo ibakorere ibyiza. Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye. Imana ihabwa icyubahiro, yatanze amasezerano y'agahozo, yateguye ubwoko bwayo, iri hafi kuza gutabara intore zayo. Bibiliya yawe niyange itubwira ko
Imana izadusanga ahantu hatatu: ni muri gereza, ni mu bihuru, ndetse no mu rupfu. Benshi bagomba kwicwa, benshi bagomba gufungwa, benshi bagomba kuba impunzi kubera ko umudendezo w'umutima namukozweho. Ndagusomera mu kindi gitabo cya kabiri ngira ngo nkubwire, nshuti banyapolitike bavandimwe, mushaka mwakumva ikiri kubaho, mushaka mwabisobanukirwa, mwe ntabwo mubizi. Wenda ntimwabonye umwanya wo kubyiga, wenda ntimwabonye umwanya wo gutega amatwi abadivantiste, wenda bagombaga kubibabwira baracecetse barumagihwa. Ndabasomera mu bitabo by'abadivantiste umunsi wa karindwi. Iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 69 page 427, handitse amagambo agira ati: abategetsi bazashyiraho amategeko abuza abantu ubwisanzure bwo gusenga Imana. Mbese ntabwo ari byo biri gukorwa? Abategetsi bazashyiraho amategeko abuza abantu ubwisanzure bwo gusenga Imana. Baziha ububasha bufitwe n'Imana yonyine. Bazibwira ko bafite ubushobozi bwo gukoresha agahato ku mutima nama w'umuntu, kandi Imana yonyine ari ugenga. N'ubu barabitangiye, kandi ibyo bazakomeza kubikora kugeza ubwo bazagera ku rubibi badashobora kurenga. Imana izatabara abantu bayo bayiringira kandi bagakomeza amategeko yayo. Abahagaze kuri Bibiliya, abahagaze ku mwuka w'ubuhanuzi, nimushikame, nimukomere, nimuhagarare ku byanditswe byera. Niyo byaba ngombwa kumenerwa amaraso, niyo byaba ngombwa kwicwa nabi, niyo byaba ngombwa gufungwa, abahagaze ku byanditswe byera nimuzamura ibendera hejuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabasomera mu bitabo, maze gusoma ibitabo bigera muri 4. Ibyo ni ibitabo by'itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Nshuti bavandimwe, mushobora kwibaza ngo kuki aba bantu bundi batumva, kuki aba bantu batava kwizima, kuki aba bantu ari abafunga mutwe, kuki aba bantu ibintu byose wabakorera badashobora kuva kwizima ahubwo bakomeza bagasenga bababujije. Ndagusomera amagambo yanditse mu gitabo byakozwe n'intumwa cy'itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Benshi barimo baragambana batazi biri kuba. Ndasoma page ya 10 bakaremba muhere. Itoro ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo buhungiro washyizwe ku isi yagomye. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemuko wacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Kuva mu ntangiriro abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Abo barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo kandi bagakomeza umurimo, abandi bakomezaga umurimo. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa bo mu gihe cyabo. Abo barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo. Ni ryari umukristo ahamagarirwa kurambika intwaro ze? Ni igihe bamaraga gupfa, igihe bamaraga gutwikwa, igihe bamaraga kugirirwa nabi. Iyo bahamagarwaga, abandi beguraga izo ntwaro bagahaguruka. Ndasoma hasi igikagikurikiyeho ntarutseho gatoya, handitse ngo mu binyejana byinshi byo gutotezwa, amakimbirane n'umwijima, Imana yakomeje itorero ryayo. Ntabwo mushobora gutsinsura abadivantiste umunsi wa karindwi bahagaze kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ntabwo gufungwa bishobora gusiba itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Ibyo byose nubwo abanyamadini n'abayobozi bayo bashobora kwijandika bakarekura ibyanditswe kugira ngo bubahirize ibisabwa ndetse bayoboke inzira, ndababwira ko bari mu gishushanyo cy'inyamaswa baragana kukurimbuka. Uretse Imana yongeye gukomanga ikabwira we mu pasitoro, ikabwira we mukuru w'itorero, ikabwira mwizera we wahumishijwe, ikakubwira ngo ibi ngibi ukwiye gukanguka. Ndabibutsa ko kwisenyuka rya Yerusalemu mwaka wa 70 mbere gatoya, inzugi za Yerusalemu zabanje gukinga zikikingura, abantu bakabireba. Ndabibutsa ko mu kirere hagaragaye amafarashi y'intambara. Ibyo byose biri kuba tubireba, tukabona ibinyamakuru byandika kubijyanye n'intambara, tukabona inzugi zikingura, tukabona insengero zikingurwa. Ibyo byose tukagira ngo nibisanzwe, ariko abantu banze guhunga. Iki ni igihe cyo guhungira muri Kristo Yesu. Iki ni igihe cyo gucika ku cyaha. Iki ni igihe cyo guhagarara ku byo twizera, niyo byaba ngombwa ko tumenerwa amaraso. Nta kintu na kimwe cyagwiririye itorero mu binyejana byinshi byo gutoteza, amakimbirane n'umwijima. Imana yakomeje itorero ryayo. Nta kintu na kimwe cyarigwiriye Imana itariteguye. Nta mbaraga n'imwe yahagurukiye kurwanya umurimo wayo Imana itarabanje kuyibona. Byose byabaye nk'uko yari yarabibonye mbere. Ntabwo yigeze itererana itorero ryayo, ahubwo yari yaravugiye mu buhanuzi
mu buhanuzi ibyari kuzabaho bitaraba byarasohoye. Imigambi yayo yose izasohora, amategeko yayo yomatanye n'ingoma yayo, kandi nta mbaraga y'umubisha ishobora kuyihangura. Ukuri guhumekwa ndetse kukarindwa n'Imana, kandi kuzatsinda abakurwanya bose. Ukuri kugiye gutsinda izo nkehwe, abo batagira kivurira, abo batagira umuvugizi, baracyahagaze ku kuri. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, nshuti bavandimwe. Niyo mpamvu ikibazo twibazaga kirabaza ngo mbese kuki aba bantu badatsinsuka? Kuki tubabuza bagakomeza? Kuki tubabwira ibyo badakora bakabikora? Iki ni igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. N'ubundi ndasoma kuri paji ya 42, ni icyigisho cyaho cya 6 hasoza. Hari amagambo avuga ngo ihama abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora, bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu ryariri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza bahagarariye bakomeje baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Reka mbabwire, mbese murabona ari byiza kumvira Imana kuruta abantu, cyangwa mu kimwe dukwiye kumvira abantu kuruta Imana? Iri hame niryo ryayoboye ubugorozi mu gihe cya kera. Ndasoma amagambo yanditse hasi ngo no muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe, nitwe tugomba guhagarara, nitwe tugomba gushikama, nitwe tugomba kuguma mu kuri, nitwebwe abadivantiste umunsi wa karindwi tugomba guhagarara. Abapasitoro badashobora guhagarara. Umudivantiste uri ku mavi nasaba imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo abe yuzuye imbaraga y'Imana. Nshuti bavandimwe, ndi gusoma mu bitabo by'itorero ry'abadivantiste. Aya ntabwo ari amagambo yanjye, ni amagambo twizera. Dore bituma duhagarara ntidutsimburwe, dore bituma twemera gusenga, dore bituma twemera gukubitwa, dore bituma twemera kujya muri gereza. No muri iki gihe cyacu iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwebwe abadivantiste umunsi wa karindwi ryaragijwe inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Ntabwo inshingano yo kurindira ibendera ifitwe n'abapasitoro, ntabwo inshingano yo kurindira itorero ifitwe n'abagabura bakuru, ntabwo ba perezida b'amayiniyo n'amadiviziyo n'amageneral conference, ntabwo aribo bashinzwe kurindira ibendera ry'ubwisanzure. Iri ni ibendera rigomba kurindwa n'ababyawe n'Imana. Iri ni ibendera rigomba kurindwa n'abahagurukiye guhagarara mu kuri no kugushikamamo. Inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Haleluya! Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranya n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'ibisumba amategeko yose y'abantu. Ni kuwiteka avuga ntibigomba gusimbuzwa ngo ni kitoro rivuga, cyangwa ngo ni kubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'amakamba y'abami bose bo ku isi. Nshuti banyapolitike dukunda, nshuti bategetsi, bayobozi beza, mwatugiriye neza, mwatuzaniye iterambere, mwatuzaniye amazi n'umuriro. Rwose twarabibonye, imihanda yakozwe neza, umutekano twarawubonye. Ariko igihe kirageze kugira ngo ubwisanzure mu by'iyobokamana abadashaka kuyoboka umurongo wa politike binjire mu gihe cy'akarengane gashishana gaheruka amateka y'isi. Ibi ntiwari kubivuga ngo byumvikane. Ndabihamisha ibitabo by'abadivantiste umunsi wa karindwi gusa, ndabihamisha ibyo. Niyo mpamvu aho kugira ngo muhiga amatsinda mwagakwiye gutekereza kubazanya ibyo bitabo. Mwagatekereje guhaguruka mukababaza ngo mbese ibi bitabo bavuga butumwa babwirizamo n'ibyanyu cyangwa n'ibyo bahimbye. Igitabo cyitwa iby'abadivantiste umunsi wa karindwi bizera, amahame 28 y'ukuri kwa Bibiliya.
paje 339. Ibimenyetso simusiga bibanziriza kugaruka kwa Yesu, ariko bikaba ari ibimenyetso bigaragara mu iyobokamana. Ndashaka kubabwira ikimenyetso kimwe gikomeye kurusha ibindi, ariko mpereye ku cyambere cyavuzwe mu bimenyetso bigomba kugaragara mu iyobokamana. Hari ububyutse bukomeye mu by'iyobokamana. Ububyutse twarabubonye. Hari ukubwiriza ubutumwa bwiza twarabwirije. Leta yaduhaye uburenganzira, duhera iburasirazuba tugera iburengerazuba, dushinga amahema ku misozi, tuvuza ingoma, dushyiraho bafure. Banyapolitike turabashimira agahenge mwaduhaye n'ibihe byiza mwagiye muduha, ariko igihe niki kugira ngo bihinduke, hasigara abayoboka inzira ya politike, hasigare n'abahagarara ijambo ry'Imana. Ikimenyetso twagiye tubisubiramo, hari ugusubira inyuma mu by'iyobokamana. Ibyo byose biragaragara, ibyo byo kwangirika kw'imico mbonera. Musubire mu binyamakuru twasomye dutangira. Ikimenyetso cya kane gikomeye, hari ukwishyira hejuru k'ubupapa. Ibi ntacyo nenda kubisobanura, abadivantiste bashobora kubisobanura birambuye. Ikimenyetso nshaka kubasomera, iki ni igitabo cy'iby'abadivantiste twizera, ni ugukuraho umudendezo w'iyobokamana. Ikimenyetso cya gatanu ari cyo cya nyuma mu iyobokamana, maze Yesu akagaruka. Tugiye kumubona tunguka ku bicu, tugiye kwinjira mu karengane kari buze guhagarara Yesu agarutse. Abashikamye kuri Bibiliya mbatuye indirimbo ya 216 ivuga ngo nshikamye ku masezerano. Abahagaze ku ijambo ry'Imana mbatuye indirimbo ngo nshikamye ku masezerano, nubwo naba mbuze pfo na ruguru. Ijambo ry'Imana rimpa gutsinda, nshikamye ku masezerano. Ikimenyetso cya gatanu rero, ikimenyetso simusiga cya gatanu kibanziriza kugaruka kwa Yesu mu by'iyobokamana, ni ugukuraho umudendezo w'iyobokamana. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira abakristo mu buryo bukomeye. Ukwishyura ukizana kw'idini kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye, kugashimangirwa no kwivangura kw'itoro na leta, kuzagenda gukurwaho ni ruto nyuma gutsembweho. Bayobozi b'itoro ryacu, pastor presidents, mwagiye mutubeshya yuko mutari mu mpuzamadini, mwagiye mutubwira ko ibi bintu mutabirimo, ariko igihe kirageze bimwe mwagiye mugira ni ruto kwa kwishyura ukwizana gutsembwe burundu. Ni mujye mu nsengero mwuzuza ibisabwa, mushireho byose, kandi ijwi ntiryongere gusohoka hanze. Ibyo mwavugaga ko ariko mubwiriza ubutumwa mwamugira ngo abaturanyi babyumve, ijwi nirisohoka barukinge. Ni mwuzuza ibyo mwemeranyijwe. Biteye ubwoba, abandi bahisemo inzira itayoboka imishyikirano na politike mu bijyanye no kwizera. Ni mukomeze mujye mbere. Kuri gereza zirateguye, transit center zirateguye, inkoni zirahari. Biteye ubwoba, ariko Kristo uri muri twe ntabwo bafite. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira abakristo mu buryo bukomeye. Ukwishyura ukizana kw'itoro kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye, gugashimangirwa no kwivangura kw'itoro na leta, kuzagenda gukurwaho ni ruto nyuma gutsembweho. Babifashijwemo n'ingufu za leta, bazahatira abantu bose uburyo bwo kuramya bishyiriyeho. Kuramya bikorwe gutya, bigende gutya. Buri wese azaba amaze guhitamo hagati y'ubwami bw'Imana n'amategeko yayo, cyangwa se ahitamo ubwami bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Guhatira abantu gukurikiza iyobokamana bizajyana no kwamburwa uburenganzira mu by'ubukungu. Nta uzemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Utazemera kuramya iyo nyamaswa azahanishwa igihano cy'urupfu. Muri iki gihe cy'umubabaro utigeze kubaho, Imana izarokora abantu bayo banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Iki ni igitabo cyitwa iby'abadivantiste twizera. Vuba bidatinze politiki igiye kutubwira ko n'umunsi wo kuramya ugomba guhinduka. Iyo minsi y'akavuyo ikagabanywa kugira ngo abantu bazahura ubukungu. Abafite amaso ni mubirebe, abafite amatwi ni mwumve. Iri ni ijambo ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Iki ni igitabo cya karindwi mbasomeyemo aho abadivantiste umunsi wa karindwi bahagaze. Nshuti banyapolitike dukunda, nshuti bayobozi bacu, basirikari namwe bapolisi, badaso namwe bashinzwe imitekano mu nzego zitandukanye, ndagira ngo mbabwira aho abadivantiste bahagaze, nuko nta kwivanga. Ibintu birivanguye, kumwe byari bimeze guhera kera niko bikimeze. Abadivantiste umunsi wa karindwi ntibarashiraho, turacyahari.
igitabo ngiye kugusomera mu cya kabiri kigaragaza aho duhagaze ni ivugabutumwa. Igitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi cyitwa ivugabutumwa, paje 143. hari amagambo yanditse avuga ngo nta guhara bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'ab'isi. Ntidukwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Abapastoro mwishushanyije kenshi ku banyapolitike, mwagiye mubabeshya ibyo mutazakora, ibyo ni ibyaha n'imbere y'Imana. Mwagombaga guhagarara mukababwira ngo Abadiventiste ntitwifatanya duhagarara gutya, ariko twakoze amahana akomeye. Niyo mpamvu bigomba kuza noneho mukabyatuza akanwa kanyu ko mwifatanyije. Ariko inyandiko yacu ariyo mpamvu abayobotse inzira y'ibihuru, abayobotse inzira yo mu rutoki, abayobotse inzira yo mu rugo, abayobotse inzira yo ku misozi, niyo mpamvu handitse gutya. Ni bamwe bavuga ngo nk'itorero ntitwifatanya. Ntidukwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Mureke amabara yanyagaragare kugira ngo musohoze umurimo ukorwa n'abantu bafatanije n'abamarayika. Nimureke byumvikane neza ko Abadiventiste umunsi wa karindwi badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwanyu ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugirya nino. Ab'isi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo badutezeho. Abanyapolitike bagakwiye guhagarara bagahita bamenya ko ibyo bagiye kuvuga Abadiventiste batari bubyemere, ariko kubera ko mwemeye gukoma amashyi biteye agahinda. Benshi batinya gufata umwanzuro wo guhagararira Imana ngo batazabura akazi. Abandi batinya guhagararira Imana ngo batazabura ibyo kurya. Abandi bakanga guhagararira Imana ngo hari ibintu bitabazambana bagafungwa. Ariko muri cya gitabo cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi cyitwa ivugabutumwa, aricyo ndimo paje 148, haranditse ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kenshi ukurikira Kristo hari aho agomba kugira akisanga atakorera Imana kandi ngo akomeze n'ibyo gushakisha imibereho yo mu by'isi. Ahari bigaragara nkaho kumvira by'ukuri by'Imana isaba bizakuraho ko akwiriye kureka iyo myumvire ye. Ariko ikintu cyonyine dukwiriye gushikamaho muri iyi si yacu ni ijambo ry'Imana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo n'ibindi byose muzabyongererwa. Matayo 6:3. Ndetse no muri ubu buzima nta cyiza twabonera mu kuva mu bushake bwa Data wo mu ijuru. Nidusobanukirwa n'imbaraga zo mu ijambo rye, ntabwo tuzakurikiza inama za Satani ngo tubashe kubona ibyo kurya cyangwa ngo twikize. Ahubwo ikibazo cyacu kizaba ngo ni cy'Imana idutegeka kandi isezerano ryayo ni irihe. Ibi nitubimenya tuzubaha ibyo dutegeka kandi twiringiye amasezerano yayo. Nshuti bavandimwe, iki gitabo ni icy'itorero ry'Abadiventiste kiratubwira ngo mukwiye guhagararira ukuri, mukwiye kugaragaza amabara yanyu, mukwiye kutishingikiza ku bindi, ahubwo mugahagarara kuri Bibiliya, mutitaye ku gufungwa, mutitaye ku kubura akazi, kuko igihe turimo ni igihe kidasanzwe. Ibintu biteye ubwoba biri kubaho. Niyo mpamvu ngusomera amagambo ari kuri paje 541, haranditse ngo igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba kubariho bose. Abami n'abatware aribo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi, abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose. Abo bose bahanze amaso yabo kubiri kuba ahadukikije, bitegereza imibanire iri hagati y'ibihugu. Iyo bitegereje ibyo bibazo byose ku kintu cyose kiri ku isi, kandi bagasobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho, babona ku isi igiye kugera mu kaga gakomeye cyane. Muri iki gihe abamarayika baracyafashe imiyaga y'intambara kugeza ubw'isi zaba imaze kuburirwa iby'amakuba agiye kuyigeraho. Ariko umuraba uri kwisuganya witeguye gusandara ku isi, kandi igihe Imana izategeka abamarayika kuri iyo miyaga, ku isi hazaba intambara n'ubushyamirane ku buryo nta karamu yashobora kubirondora ngo ibyandike. Ibise byo murabicahe. Ibi bitabo ndi gusoma ni ibitabo by'itoro byemewe by'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mbese ko byanditse mu Kinyarwanda hari ubusobanuro bundi utemeye gushyiraho kugira ngo byumve neza? None kuki abantu baba basengera mu bihuru badasengera mu nsengero? Mbese itoro ry'Abadiventiste ryaba ryemera ko abantu bashobora gusengera hariho hose bahisemo?
ndagira mbabwira inyandiko zacu zirabyemera, nubwo abagabura bacu, nubwo abapasitoro presidents, nubwo abayobozi bo mu nzego zo hejuru bose babihakana, inyandiko zacu zifite agaciro kurusha amajwi yabo. Igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero ni igitabo gishyashya, igitabo cya Ellen G. White, igitabo kiriho ikirangantego cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, page 345, haranditse ngo hahirwa abafite urusengero, rwaba ruhanitse mu buhagarike cyangwa se ari rugufi, rwaba mu mujyi cyangwa mu buvumo bwo mu bitare byo mu misozi, mu kazu gato cyangwa se mu butayu. Niba aho hantu ariho heza kuri bo kurusha ahandi hose bashobora gutegurira shebuja, azubahisha aho hantu kandi hazaba herejwe Uwiteka Nyiringabo. Mbese ibi si byo twizera nk'Abadiventiste umunsi wa karindwi? Nshuti bavandimwe, nimureke dushaka Imana, nimureke twatura ibyaha byacu, nimureke duhagararire ukuri, nimureke tugaragaze ko Imana yubahirwa hariho hose. Hahirwa abafite urusengero, rwaba ruhanitse mu buhagarike cyangwa se ari rugufi, rwaba mu mujyi cyangwa mu buvumo. Urumva ko no mu buvumo hashobora kuba urusengero bwo mu bitare byo mu misozi, mu kazu gato cyangwa se mu butayu. Niba aho hantu ariho heza kuri bo kurusha ahandi bashobora gutegurira shebuja, azubahisha aho hantu kandi hazaba herejwe Uwiteka Nyiringabo. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti banyapolitike, dusangiye gupfa no gukira. Urupfu rwo rurahari, gukira birahari muri Kristo Yesu. Ndagira ngo mubaze abo bapasitoro, mubaze ngo mbese iki gitabo ni icyanyu, muracyemera cyangwa ntabwo mucyemera? Nta nubwo mukwiye kubaza abo mu misozi byinshi, ahubwo ni mubabaze ngo ibi bitabo bafite murabyemera n'iby'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi? Iki gitabo cyanditse mu Cyongereza, iki gitabo cyanditse mu Kinyarwanda. Mbese kuvuga ko mu buvumo haba inzu y'Imana, mbese ibyo ni ugukabya cyangwa byanditse mu bitabo by'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi? Kini gitabo cya 8 mbasomeyemo aho duhagaze mu isaha iheruka, ni igitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni igitabo gikomeye, ni igitabo twagakwiye kuba twibaza ngo mbese ko byanditswe kuki batinya guhagararira ukuri? Ndagira ngo banyamadini nongere mbabwire ibintu bikomeye byanditse mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni page 312, igitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa kabiri. Banyapolitike, bapolisi bakuru, bayobozi b'ingabo, nimutubarize abayobozi bacu b'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, mubaze ngo mbese igitabo Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa kabiri muracyemera, muragifite cyangwa ntacyo mufite? Nibakibatize musome kuri page 312, igika cya kabiri, haranditse ngo abantu bakiriye ukuri mu magambo gusa, bazi kuyavuga, iyi nkoni zije baraceceka. Abantu bakiriye ukuri mu magambo gusa, bakagufatisha imitwe y'intoki. Abantu batinjije amahame yo mu ngoro y'umutima, abantu batinjije amahame yako mu ngoro y'umutima, ahubwo bagashyira ukuri guhesha ubugingo inyuma y'ingoro. Abo bantu nta kintu bazabona gitunganye kiri mu mateka yashize y'ubu bwoko. Ikintu cyatumye bubicyo buricyo kandi cyabukomeje bukaba abakozi bavuga ubutumwa mu isi b'abanyamwete kandi bamaramaje. Mbese waruzi ko ariyo mpamvu batinya ukuri kw'Imana, bakuvugishije iminwa, babwirije akarengane badashobora kujyamo. Iyo bakangishije kuri abafungira amazi n'umuriro, ibyo bizera babirambika hasi. Mbese reka mbereka aho bagombaga kwirahira bakarambika hasi bituranga. Ni kuri iyi page ivuga ngo izina ryihariye n'abantu bihariye. Iki gitabo kuri page 309 haranditse ngo neretswe itsinda ryari rifite izina ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Batangaga inama ko ibendera cyangwa ikimenyetso gituma tuba abantu bihariye kidakwiriye gushyirwa ahagaragara, kuko bavugaga ko atari gahunda nziza yatuma ibigo byacu bigera ku ntego. Ku kibazo cyo gufungirwa amazi n'umuriro, neretswe itsinda ryari rifite izina ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Batangaga inama ko ibendera cyangwa ikimenyetso gituma tuba abantu bihariye kidakwiriye gushyirwa ahagaragara, kuko bavugaga ko atari gahunda nziza yatuma ibigo byacu bigera ku ntego. Kuko barareba bakabona amavuriro ari bufungwe, barareba bakabona ibitaro rwose birahagarwaho, amasantere de sante, amashuri, kaminuza zacu babona birafungwa kubera guhagararira Imana, bakarambika ukuri guri mu bitabo batunze, mu bitabo batwaye. Ariko abashyize ukuri mu mitima yabo bagomba guhagararira ukuri. Iri bendera ridutandukanya n'abandi,
rigomba kujyanwa mu isi yose kugeza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi. Mu kuvuga ibiranga ubwoko bwasigaye bw'Imana yaravuze ati ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana zigakurikiza amategeko yayo zigakomeza kwizera kwa Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti bavandimwe, iki ni igitabo kigera mu gitabo cya 9 n'uva ari cya 9 niba atari cya 10. Ndasoreza mu gitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, igitabo cy'itoro ry'Abadiventiste munsi wa 7, igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe. Ndasoma amagambo akomeye ari kuri page 494, igika cya 2 haranditse ngo nyamara ubwo amatorero akunzwe n'abantu benshi agenda arushaho kujya kure y'Imana, amaherezo bizagera haba Kristo nyakuri batazashobora gukomeza kwihanganira kugira n'isano nayo. Niho havutse abagiye mu migezi no mu mashyamba no mu rutoki, niho havutse abasengera mu ngo. Ibyo byose ni ukwangirika kw'imico mbonera w'abagize itorero bw'abayobozi kugeza ubwo basigara ibyabo batakivuga ukuri, ahubwo bavuga ibyo politike yabatumye. Nyamara ubwo amatorero akunzwe n'abantu benshi agenda arushaho kujya kure y'Imana, amaherezo bizagera haba Kristo nyakuri batazashobora gukomeza kwihanganira kugirana isano nayo, bityo rero bazahamagarirwa kuyasohokamo. Ibi nibyo dutegereje mu gihe kiri imbere ko bizabaho mu rwego rwo gusohora ku buhanuzi bwo mu byahishuwe 18 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Reka mbabwire ibintu bikomeye nshuti bavandimwe. Iki gitabo igihe cyasohokeye ni kera, cyanditswe kera, uwacyanditse yapfuye kera, ndetse nta nubwo abantu bakibuka isura ye, ariko kizakomeza cyanditsemo. Ntabwo bazaza gutwara bino bitabo ngo bajye kwandikamo ko ibintu byasohoye. Uyu wabyandika yaravuze ngo bityo rero bazahamagarirwa kuyasohokamo nk'ibintu bizabaho. Ibi nibyo dutegereje mu gihe kiri imbere. Handitse ngo bizabaho mu gihe kiri imbere. Uyu wabivuze yabivuze akiriho, amaze imyaka hafi 120 apfuye. Ubu rero turi kubirebesha amaso biba. Twiringiye yuko bizabaho ubwo hejuru yo kwangirika kwayo matorero azatangira kurambura ikiganza ngo arenganya bera, abizera baryo bacibwe, abahagaze muri ibi bacibwe, abandi bafungishwe kuko bahagaze ku kuri. Amatora agomba guhita humuka. Mbese abari mu matsinda bari gufungwa, mbese n'uyu munsi hari abafunzwe, barahari kandi birakomeza kubaho. Nshuti bavandimwe, dusangiye gupfa no gukira. Nagira ngo ntange ubutumwa ku banyapolitike, nagira ngo ntange ubutumwa ku bayobozi batandukanye, nagira ngo ntange ubutumwa ku bantu, ku madelegasiyo yashyizweho kujya guhiga abasengera mu matsinda n'abasengera mu ngo. Mbabwire ibyiringiro by'Abadiventiste umunsi wa 7 ntabwo bigitinze. Tugiye kubona umwami Yesu aje. Reka mbabwire intambwe irakurikiraho, reka mbabwire ikigiye kubaho. Nuko Abadiventiste bahagaze kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bagiye gutotezwa, ndetse n'abahagarara kuri Bibiliya bagiye kugirirwa nabi. Kandi niyo mpamvu nsoma icyitwa ishungura rigiye kubabaho ku magambo ari mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, yanditse kuri page ya 63 igitabo cy'ubururu. Haranditse ngo ishungura rikomeye ryaratangiye ndetse rizakomeza, kandi abantu bose badashaka guhagarara mu kuri, bashize amanga kandi bashikamye, ndetse ngo bitangira Imana n'umurimo wayo, bazashyirwa hanze. Mbese urashaka gushyirwa hanze? Ushaka kujugunywa hanze? Ishungura rihitana benshi, bagomba gukubitwa bakibona bari hanze. Reka nibwirira Abadiventiste umunsi wa 7 nongere mbibutse amagambo ari kuri page ya 74, kuri page ya 75 ku cyigisho cyitwa ngo kwitegura imperuka, gitabo n'inyandiko zibanze. Ubwo narinda hitwa Oswego ho muri New York kuwa 7 Nzeri 850, Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere yuko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Neretswe abantu bavuga ko ari Abadiventiste nyamara akaba batemera ukuri kuvugwa muri iki gihe. Nabonye bacitsemo ibice.
abatemera ukuri kuvugwa muri iki gihe nabonye bacitsemo ibice, kandi ku kuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanyemo kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranirizwa hamwe, kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso yabo, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. N'ababonye bacitsemo ibice, iri ni iyerekwa Imana yamuhaye. Abadivantisite abona bigabanyijemo kabiri, maze abona batangiye kubwiriza, abona ibintu birahindutse, bacitsemo ibice. Iri ni iyerekwa ridashobora gusubira inyuma. Nshuti bavandimwe, uhagaze he? Reka nkubwire icyo mugiye gukora rero. Ubu benshi bagiye kumva buno butumwa, babura icyo bakora, babure aho bahagarara. Page 280 ni cya gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi cyitwa Ivuga butumwa. Handitse amagambo agira ngo umucyo nahawe wari ufite imbaraga nyinshi ku buryo abantu benshi bashobora gusohoka bakava muri twe, bakita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ukabwiriza ibya politiki, ukabwiriza iby'isi, ukavuga iby'isi, maze ukaba ariho uhagarara rwose. Umucyo nabuhawe wari ufite imbaraga nyinshi ku buryo abantu benshi bashobora gusohoka bakava muri twe, bakita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Uwiteka ashaka ko umuntu wese uvuga ko yizera ukuri yamenya neza, agasobanukirwa icyo ukuri ari cyo. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka kandi bazayobya benshi. Ikintu cyose kigomba kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. None se ntimwumva impamvu ari ngombwa ko buri muntu wese asobanukirwa n'impamvu zo kwizera kwacu? Mu cyimbo cyo kugira ibibwirizwa byinshi hakwiriye kubaho gucukumbura byimbitse mu ijambo ry'Imana. Abantu bakarambura ibyanditswe maze bakareba umurongo ku murongo, maze bagashaka ibihamya bikomeye bishyigikira amahame shingiro yatugeje aho duhagaze, abo ariho ku rufatiro rwo kuri rw'iteka ryose. Umutima wanjye ubabazwa cyane no kubona uburyo abantu bamwe bakiriye umucyo n'ukuri bazemera ibinyoma bya Satani mu buryo bworoshye, maze bakururwa n'ukwera k'urwiganano. Igihe abantu batandukiriye bakarenga imbibi Uwiteka yashyizeho kugira ngo dusobanukirwe aho duhagaze nk'uko hagaragajwe mu buhanuzi, baba bagiyo batazi. Nimureke mugiyo mutazi, nimureke mugiyo mutazi. Niba mwanze birana umwuka w'ubuhanuzi, niba muhisemo kwifatanya n'isi ngisi bemere, kugira ngo amashuri adafungwa, amavuriro adafungwa, ibikorwa byacu bidafungwa, dore icyo mugiye gukora aricyo nsorezaho. Page 97 y'iki gitabo. Page 97 paragrafe isoza imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu, keretse abantu bafite uruhare rwo gufasha mu byerekeye umurimo baramutse bashishikarijwe kwita ku nshingano yabo. Bitabaye ibyo ntibazamenya umurimo ugomba gukorwa igihe ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rizaba rirangurura, igihe umucyo uzaba uvuye mu ijuru uje kumurikira abari mu isi. Aho kugira ngo bahaguruke basanga Uwiteka bamusaba ngo abafashe, bazihambira ku murimo we. Iri ndaritsindagiye. Nimwihambire kugira ngo insengero zidakingwa, nimwihambire kugira ngo amashuri adafungwa, nimwihambire ku murimo w'Imana. Ariko ndasoma ngo bazihambira ku murimo we. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo bakomeze gukurikiza ibitekerezo byabo bigufi. Reka mbabwire ko Uwiteka azakora uyu murimo uheruka akoresheje uburyo butandukanye cyane n'ubwo abantu bari bamenyereye, kandi n'imitegurire y'ibintu izahinduka. Ntibizagira amahuriro n'imitegurire y'umwana w'umuntu. Nubwo bizaba bimeze bityo, ntabwo umurimo uzasozereza mu rusengero. Mu rusengero twarabimenyereye. Ntabwo umurimo uzasoza mu mavuna, amavuna twarayamenyereye. Ahubwo ibintu bigomba gusoza mu buryo butandukanye. Ngeze kuri page 98. Iki ni igitabo kivuga butumwa, ni mu cyigisho cya gatanu hasoza. Ntibizagira amahuriro kandi ntibizagira amahuriro n'imitegurire y'umwana w'umuntu. Nyamara ubwo bizameze bityo, muri twe hazakomeza kuba abantu bazashaka kugenga umurimo w'Imana. Abantu bazakomeza kuvuga ati ninge muyobozi, ninge perezida wa uniyo, ninge perezida wa division, ninge perezida wa general conference, nge ndi perezida wa field, ninge uyobora intara, ninge wabyigiye, ninge ubisobanukiwe. Bazakomeza kuyobora umurimo w'Imana, bazakomeza kuba abantu bashaka kugenga umurimo w'Imana, bazakomeza gutanga amategeko yo kuyobora, kandi usigaye ugengwa n'ubuyobozi bwa marayika uzahuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwagenewe abatuye isi. Imana izakoresha uburyo n'amikoro adasanzwe ku buryo bizagaragara ko ububasha bwa cyami buri mu maboko yayo. Abakozi b'Imana bazatangazwa no kubona Imana ikoresheje uburyo bworoheje, maze umurimo wo gukiranuka kwayo ukarangira mu buryo butanga umusaruro. Nshuti bavandimwe, nshuti badivantise umunsi wa karindwi,
umurimo ugeze ku musozo. Ese ntitugiye kuririmba indirimbo y'amaganya cyangwa tugiye kuririmba iy'ishimwe? Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7 n'iryo somo nsorezaho, ndababwira ibikurikira aka karengane n'akaga nyuma y'uko ubwoko bw'Imana bugiye gufungwa, nyuma y'uko ubwoko bw'Imana bugiye gutotezwa, nyuma y'ingumi zikomeye, nyuma y'imigeri yo mu gatuza, nyuma yo gukurubangwa, nyuma yo guhohoterwa. Ubwoko bw'Imana bufite ibyiringiro. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7, dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mw'isi azamuborogera. Nanone amena. Kristo agiye kuza imika ubwami bwe. Bayobozi beza, banyapolitike, bapolisi namwe basirikari, ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu Kristo agiye kwimika ubwami butazahanguka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo durarazana n'ibicu. Mbese mufite mwiteguro ki? Hahirwa abamesha ibishura byabo maraso ya ntama w'Imana, hahirwa bihannye ibyaha byabo, hahirwa bahagurukiye guhagarara kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, hahirwa abantu b'abanyapolitike barimo bumva uyu muburo uheruka. Nshuti bavandimwe, ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa. Abanyamadini ntacyo bashaka kuvuga, hasigaye abantu b'Imana bashobora kubabwira ngo nimwihane muhindukire mubabarirwe ibyaha byanyu. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umuntu wese agiye kugororerwa. Mbese abanyapolitike muragororerwa iki? Mbese muragororerwa iki bavandimwe? Muragororerwa ku migeri myiza mwakubisa abantu, muragororerwa ku ngumi, muragororerwa kuri gereza mwashyizemo abantu, muragororerwa ku byago 7 vuba bidatinze niba mudahagarariye Imana. Nimwongere mutekereze kabiri. Amadini yaratugurishije, amadini yaradutanze, abayobozi bacu bari gushaka inyungu, ntibashaka ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Twebwe tukibuhagazemo, inzira iraharuye. Namwe mukwiye guhitamo. Nimuhitemo ngo mbese turahagarara ku ruhe ruhande? Turahagarara ku banyamadini cyangwa turahagarara kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi? Mbifurije guhitamo Yesu, mbifurije gufata Imana mu kiganza. Nawe ahuri pfuka musaba Imana ibwire ngo data ndashaka gukira, kuko ibibazo by'ibyorezo biraza kudushyira mu byago 7, biraza gusoza nabi, abantu baraza kurira yo kwarika badafite ushobora kubarengera. Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Tugeze mu isaha abanyapolitiki aribo bakwiye kubwirizwa, kuko abayizera bamaze kubyumva. Abaturage rusange babaze kumva ibintu muri rusange, ariko mwe ntimwabonye umwanya. Ntago mwabonye umwanya wo guca bugufi ngo mwumve ijambo ry'Imana. Mwategeye amatwi abapasitoro bakomeza kubashyekenga bababeshya kugira ngo babatekeho imitwe, kugira ngo mubemerere bityo inyungu zabo zikomeze zizamuke. Igihe kirageze ngo abadateze inyungu ku bindi baze bababwira ukuri. Mukwiye guhitamo ukuri, kuko Imana iri gukomanga umutima wawe. Nkwifurije ijambo ry'Imana ko ryaba umuyobozi w'ikirenga kuri wowe, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Yehova mwiza, ibi ni ibyo twizera nk'abadivantiste umunsi wa 7. Benshi bagiye kubitesha agaciro bavuge ko ari ubwaka. Benshi bagiye guhaguruka bavuge ko ibi ntaho bihuriye n'ukuri. Ndasabira umwana wawe ku bwa mwuka wera wakomangiye kugira ngo yumvire ijambo. Ndasabira abapasitoro bacu ngo bahumura amaso babone icyo bakwiye gukora. Ndasabira abakuru b'amatorero kugira ngo bongere bahumuke. Utanze amahirwe ku bwoko bwawe bwari bucingiraniwe mu nsengero kugira ngo bongere bamenye ko bakwiye guhagararira ukuri. Utanze amahirwe kugira ngo imbaga nyamwinshi yahumishijwe bakabwirwa ko ibintu byasubiye ku murongo bamenye ko umurongo utasubiweho. Utanze amahirwe akomeye kugira ngo itorero rimenye ko rikwiye kwitandukanya n'isi bagahagararira ukuri. Nsabiye abanyapolitike bagiye kumva iki cyigisho kugira ngo ukomange ku mitima yabo, ubareba n'amaso y'imbabazi. Igihe bamwe bagiye gupfukama basenga, baba mu nzego zo hejuru, baba mu nzego zo hasi, baba baturanyi bacu, guhera ku nzego zose ubagereho, ubasurishe mwuka wera, ubahe gufata imyanzuro iticuzwa. Dusoma ibyanditswe mu byaduka byo minsi imeruka ko igihe kizagera abanyapolitike bakumvijwe rirenga kandi bakaza mu mirongo yacu. Abo turabasengeye muri iyi saha kugira ngo bakozeho ikiganza cyawe. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu, amen. Bajugunwa mu byo
kuko